Imana ibaha umugisha. Turaganira rero cheminons ensemble dans la foi cyangwa let us walk together in faith. Tugendere hamwe mu kwizera, reka tugendane mu kwizera kumwe. Hari igihe ibintu byiza bibe iyo bidakoreshejwe neza biba intandaro yo kubyara ibibi. Abantu bakaba bapfa amadini rwose bakayapfa intambara ikarota kandi bose bashaka Imana. Ibyo bintu ntago bikwiriye. Ikindi Imana y'igitangaza, ikintu yatangije bwa mbere ku isi wari umuryango. Ntiyashinze idini, yashinze umuryango. Ishyiraho umugabo n'umugore bagombaga kubana nayo rwose bakabana neza, ibintu bikaba amahoro. Imana ishimwe cyane. Icyo nibwira rero iyo ngira umugisha, impamvu kuba watanze umwanya wawe ari iby'ingenzi, waba uri mukuru cyangwa uri muto cyangwa uteganya gushinga umuryango, njya nibwira mu mutima ngo iyo nza kugira umugisha wo kuba mfite amatwi yo kumva nkabona numbwira nk'ibyo njya mvuga mu muryango, ntekereza ko nari kugira amahitamo menshi meza mu kubaka urugo rwanjye. Ariko nk'uko nababwiye context na twari turimo, nta byari bihari cyangwa se nanjye nta namatwi nari mfite yo kuba nabyumva. Reka duhere mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 17 tugeze kuri 19. Itangiriro 18:17 kugeza kuri 19. Niba twahageze reka dusome. Ngo Uwiteka aribaza ati, Abrahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Iyo ni Imana yibazaga. Uwiteka aribaza ati, Abrahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Kuko Abrahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko Abrahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya. Umva Imana disi ko nifata umwanya wo kudusobanurira n'ibintu ubundi wakwibwira ko bitari ngombwa, ariko kuko bidufitiye umumaro Imana irabitubwira. Iyi ni Imana yavugaga, hanyuma bishyirwa mu byanditswe, Mwuka Wera rwose yemera ko bibamo kugira ngo we nanjye bizatugirire umumaro. Ngo kuko icyatumye mumenya nukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Abrahamu ibyo yamuvuzeho. Ikiganiro cyatangiriye rero mwabyumvise, Imana yaribaje ngo ese Abrahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Murabizi Imana yari imanutse kureba ibibera i Sodoma, niba koko ngo amajwi aharega ibyaharega ari ay'ukuri. Ntago ari uko Imana ibitabireba, ahubwo nuko bashyira mu mvugo twebwe abantu tubasha kumva. Imana ishimwe cyane. Nicyo cyari kimanuye Imana kureba, kuko Abrahamu yari inshuti ye, hanyuma aravuga ati nta kintu nakora ntamumenyesheje. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kuri 18 akavuga ngo kuko Abrahamu ntago azabura kuba ubwoko bukomeye, muri make azahinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azahabwa umugisha biciye muri we. Ariko none Imana ikavuga ngo ngiki cyatumye menya Abrahamu. Kandi no kuri muri abantu b'intwari, abantu mugenda n'abana bihe byose Imana yo mwijije baho umugisha pe. Icyo mu bintu nkunda muri ano mahanga yanyu nicyo kiza ku mwanya wa mbere. Nicyo kiza ku mwanya wa mbere, manza gifite agaciro kuruta ibindi byiza byose nahabona, kugenda n'abana. Rwose Imana ibibahera umugisha pe. Iwacu twabasigiye abana, twabasigiye abakozi n'ibiki. Rimwe na rimwe ntitunabajyane no ku ishuri, dufite amamodoka ukamugendera umushoferi umutahana n'umusubizayo, ariko aka kanya tubana n'abana n'akingenzi. Reka nkomeze ngo kuko icyatumye mumenya, mwumva ibintu Imana ivuye kuvuga, nzaca kuri Abrahamu mbanze mumenyeshe ibingiye gukora i Sodomu. Abrahamu azahinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Ariko Imana yajya kuvuga icyatumye imenya Abrahamu cyangwa icyatumye imutoranya, bigahita bigaruka mu rugo rwa Abrahamu. Cyama iki kintu tukacyumva bakundwa. Kuko icyatumye mumenya, si kugira ngo abe umupasiteri w'igitangaza, si kugira ngo akore ibintu bikomeye hanze rwose abantu bose bahabwa umugisha muri we, ngo ahubwo icyatumye mumenya nukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Abrahamu ibyo yamuvuzeho. Muri make Abrahamu nadategeka abo mu rugo rwe kubaha Imana no kuyumvira, ibyo Uwiteka yavuze kuri Abrahamu ntibizasohora, bizapendinga ahantu bisigare hagati.
icyatumye mumenya, cyatumye mutoranya ni ukugira ngo ategeke abana n'abandi bose ba mu rugo rwe bazakurikiraho. Muri make bihinduke uruhererekane, generasiyo imwe iyo Abrahamu yabwiye ibibwira indi generasiyo, ibibwira indi generasiyo bigumeho. Imana ishimwe cyane. Imana yari imusabye gushyiraho fondation ikomeye, foundation iri strong, kugira ngo ejo Abrahamu yazaba atagihari ntibizasenyuke. Muranyumva abakundwa? Imana ishimwe cyane. Kuko niba mubwiye ngo atoza abo mu rugo rwe bazatoze n'urubyaro ruzakurikiraho, ibyo ntago ari ibintu bihishuye, ntago ari ibintu biri superficial. Murabizi ko iyo twumvise ikintu akanya gatoya, ubu nyuma y'umunsi umwe tuba twabizibagiye ibintu byinshi byo twumvise, byo twabonye, bigaruka mu mutwe wacu vaguma, cyangwa tugize ikindi kibitwibutsa, turi abantu bibagirwa. Ariko tekereza Imana kwizera umugabo umwe ikamubwira ngo ndashaka ibintu ugiye gukora mu rugo rwawe bizaba ibintu by'uruhererekane, bizagera ku yindi generation no ku yindi generation. Urumva ko Abrahamu yarahawe umurimo ukomeye wo kwitaho, atawukora mu buryo bucishije hejuru. Imana ishimwe cyane. Icyo yagombaga kandi, Bibiliya rwose ntiyibeshye, ikoresha ijambo ryitwa gutegeka. Haleluya. Abrahamu ntabwo yaragiye gutanga suggestions, niko bavuga, suggestion. Ntabwo Abrahamu ari byo yarahawe kuvuga, oya, yarabwiwe gutegeka. Iryo jambo murabizi ntabwo turikunda, twambura uburenganzira bw'abagore, bw'abana, bagabo banza ntabwo bagira simbizi, ariko ritwambura uburenganzira ukuntu. Ariko n'iki Imana yari imubwiye, kandi ntabwo Imana yari ibuze vocabulaire yoroshye, kuko buriya Imana nkuko Yesu yavuze ngo kumukorera ntabwo bigoye, ngo n'umutwaro we uri du kandi uri leger. Ntabwo Imana iyoboye ibintu byiza bituma tugubwa neza, ariko aho ikeneye nanone ibintu biri strong kandi bikomeye, nabwo ikoresha ijambo rikwiriye. Muranyumva nshuti z'Imana? Rero Abrahamu yarabwiwe gutegeka, kandi twibwije ukuri no mu bana bacu, abantu tubona bamaze gukura bafite uburere, iyo tubarebye ubwo kugira ngo tubibone nuko natwe tuba tubufite kugira ngo iyo umuntu afite uburere amaze gukura, burya hari amategeko aba yarabaye mu buzima bwe mu ntangiriro. None yamara gukura wenda ibintu byo gusuggestinga bikaba byaza, kuko umuntu mukuru ntibakomeza kumutegeka, ariko hariho imyaka y'ubupfapfa ikeneye umurongo, kandi abagize ibyago ntitubone uwo murongo, hari ikintu byishe mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Turacyakundanye? Nubwo rero suggestion ari nziza mu gihe cyazo, ariko iyo hatabanje kubaho amategeko, umuntu akura ahengamye. Umuntu ntamenya icyemewe n'ikitemewe, ntamenya ikivugwa n'ikitavugwa, ntamenya imbibi ze zahagarukira, kandi agahinduka umuntu ubangamye mu bandi. Imana itugirire imbabazi. Abantu bose bagize umugisha wo kugira ababyeyi babwira ati no, burya bari bagize umugisha, bakaba bahari kugira ngo babivuge, apana za no utanahari. Burya za no umuntu adahari ntago zikora cyane. Papa ashobora kubwira ati utahe kare saa 10 by'ugiye wageze mu rugo, ariko we ntataye. Murabizi ibyo bintu ntibikora. Cyangwa mama akakubwira ati jya ugira isuku, ushyira ibintu ku murongo, kandi watayigira. Ntibikora. Ni ibintu byikora ku buryo naritegereje sanga ababyeyi baba mama bagize isuku nyinshi, n'abana babo bahita bagira isuku. Twagira akajagari n'abacu bakagira akajagari. Rero yari imubwiye gutegeka, yagombaga kubategeka, yagombaga kubwira abo mu rugo rwe, abana be n'aba mu rugo rwe bose, akabaha umurongo, akavuga ngo uyu murongo niwo tugiye gukurikiza, niwo tugiye gukurikira. Kandi byamusabaga ko nawe aba akomeye mu byo agiye kubabwira. Yesu ashimwe. Kuko yari ahawe kubabwiriza amabwiriza y'Uwiteka, ntago yari kuyaha abo mu rugo rwe nawe atagize gute, atayitayeho. Abapapa, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari umudamu umwe wanyandikira ambwira ati wowe turi umuvugizi w'abagabo, ati tubona utuzonga cyane no. Ariko byabwiwe Abrahamu, ntago byabwiwe nde? Sara. Ntago byabwiwe Sara, byabwiwe Abrahamu. No kuvuga ngo umurongo ngenderwaho nyamukuru wagombye gutangwa nande? N'umugabo. Haleluya. Yagomba kubwira abo mu rugo rwe inzira bagomba gukurikiza, kandi ntago yari kubabwira kubaha Imana na watayubaha. Imana ishimwe cyane. Byamusabaga rero ko ibyo bintu Imana imubwira gutoza be aba bifite kandi bigwiriye muri we. Ibyo basabwaga rero ni ibiki? Gukomeza mu nzira y'Uwiteka, guca imanza zitabera, buri biva bikagera Imana yanga injustice. Guca imanza zitabera, hanyuma
ibyo bamara kubikurikiza ngo byari gutuma Uwiteka asohoza icyo yavuze kuri Aburahamu. Mu by'ukuri twibwije ukuri, nta gukomera dufite igihe tudasize urubyaro neza. Nta gukomera igihe generasiyo y'inyuma yacu itameze neza. Imana itugirire ubuntu. Umuryango umeze nk'umukino w'agati, niyo iriya shusho nari nasabye, bayita jeu de rôle, sinzi ko bayita mu cyongereza, ariko mu kinyarwanda tuvuga umukino w'agati. Hari ababizi ibyo kinyarwanda gikomeye gutyo. Umukino w'agati nuvuga ngo turirukanka, mfite agati mu ntoki nkagahereza undi, nawe akirukanka agagahereza undi. Kandi umuntu wirukankanya agati iyo agize intege nkeya akerereza ekipe yose, timu yose. Yagize ibyaga akagwa, yajya ugatanga kakagwa, mbese intege nke z'umwe zikora no kubakurikiyeho bose. Nta kuntu wabihunga. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umuryango nuko umeze, n'uruhererekane, tubishaka cyangwa tutabishaka niko bimeze. Ntacyo wahindura rero ngo nako ntacyo wakora, ntacyo wakora ngo uhindure ibyo wakiriye aho warerewe. Cyangwa mukanyumva? Haleluya. Nta kintu wakora ngo uhindure ibyo wagize gute wakiriye aho warerewe n'uburyo warezwemo. Mana ishimwe cyane. Kuko rero umuryango wanjye, umuryango wawe, niyo wawe wibwira uti ndi nyakamwe, sinashatse cyangwa sindashaka, ariko ukomoka mu muryango kandi bibaye byiza, wazagira umuryango, ntiwazaba padiri cyangwa masere, byaba ari bibaye byiza mu mugambi w'Imana, kuko n'Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Barambwiye, sinzi niba ari amakuru y'ukuri, ariko barambwiye ngo mu magereza, murabizi hari igihe muri gereza umuntu agera agakomeza agakora amabi muri gereza, none bakamufata bakamufungirana ahandi ari wenyine, ariko ngo bagira iminsi batarenza, kuko bayirengeje uwo muntu mu mutwe ntabwo byagenda neza. Turi ikiremwa cyagenewe kubana n'abandi, niko Imana yaturemye. Kandi muzarebe iyo twababajwe, twatagiye kugira agahinda gakabije n'ibindi, nibwo duhunga iki? Abantu. Tuvuga uti abantu si abantu. Abantu ni babi bose twabagira babi. Ni ukuvuga ngo tugira tendance yo kwirotira no kuba twenyine kuko twakomerekejwe cyangwa se twababa. Imana yo yaraturemye turi ikiremwa cyagenewe kuba mu bantu. Rero abantu bawe ba mbere ufite n'umuryango wawe, yaba umushyashya washinze, yaba wakomotsemo cyangwa wavutsemo cyangwa warerewemo. Umuryango rero nicyo kintu cy'ingenzi dufite hano ku isi. Ariko kuko ndi product cyangwa ndi produit yaho narerewe nuko navutse, kandi ntacyo nakora ngo mbyiyambure kuko byo byarangije kuba, icyo mba mfite kwitaho nuko njyewe intentionally nishyura icyo kiguzi gituma mba umuntu umeze neza kugira ngo nzabashe gutanga ibyiza. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo ntabyitayeho byanze bikunze rwa ruhererekane rurakomeza. Haleluya. Iyo tutabikoze intentionnellement tugapfa kugenda nkuko twakagenze, kuko buriya kwimara mu ibyuho tuba dufite mu buzima bwacu biravuna. Buriya abantu mubana bakubwira atari kuvuga nabi, none ukabakanira bose kutavuga nabi, ubwo uva ufite ukuri aba ari ubuye. Ubibwiwe n'uyu. Ni nk'iyo umuntu ari muri team nk'uko korari, none umuntu umwe akavuga atari ko ngiye korari yose iranyanga yose. Ubwo niba korari yose ikwanga, ikibazo kiri hehe? Muri korari cyangwa muri nje? Rero bisaba kwemera kumva ibyo abantu batwegereye batubwira. Biravuna kuko twese dukunda kubya kubwirwa neza. Iyo bambwiye Torotance turagukunda manumva biryoshye, ariko buri yumwe Torotance ari kuvuga menshi, ariko ufite ukuntu umeze burya biranyica nkumva ndapfuye. Ariko umuntu ugufitiye umumaro, umuntu ugukunda, akubera nk'indorerwamo y'ahantu utabasha kwireba. Iyo akubwije ukuri kumeze, jya ufata akanya utereke ku ruhande bwa bwibone twese tugira, uvuga uti ariko kuki bambwira gutya, ese ikibazo ni ikihe? None ufata umwanya wo kwivura bya byuho byaje mu buzima bwacu. Tuba twaratewe akenshi n'imikurire yacu. Bisaba rero kwishyura ikiguzi kugira ngo mbashe kurinda umuryango wanjye ibibi ntazisanga byambereye uruhererekane. Muranyumva nshuti z'Imana? Umuryango rero muri rusange ufite ibintu ibihumbi biwuhiga kandi ntibitangiye none. Mutekereze ko n'umuryango wari washinzwe n'Imana. Hari igihe abantu bamaranye nk'imyaka 10-15
akazahura n'abigisha b'ibinyoma bakamubwira ngo uriya mugabo si uwawe cyangwa uriya mugore si uwawe, tubure biriya bibazo byose ufite nuko atari Imana yarakugeneye. Mana yanjye, si Imana yarakugeneye. N'urugo rwashingiwe n'Imana, Adamu na Eva bashingiwe n'Imana. Na pièce de rechange yari ku ruhande rwaze Adamete cyangwa Evete Adamine ku ruhande nta wari uhari. Ariko ntibyabuje Satani kugira gute gukomangayo. Si ikibazo cy'imiterere yo mwashakanye nubwo nayo yagiramo ko yongeramo, ariko Satani yanga umuryango muri rusange. Niyo mpamvu iyo tugize umugisha wo kongera kuvuga ku muryango, ushobora kumva nta kintu gishyashya wumvise, ariko bimeze nka awareness, kongera kwibutswa, kongera gukangurwa ko umuryango ari uwanjye, ari ngiye ugomba kuwurwanaho. Muranyumva nshuti z'Imana, nkamenya ko ibintu biwuhiga ari ibihumbi, ngaharanira rwose kutaba kimwe mu bikoresho bisenya umuryango wanjye. Imana ishimwe cyane. Niba rero umuryango ufite ibintu biwurwanya, biwukurura hirya no hino ngo bitandukanye, njyewe wowe ntukwiriye kuba umwe mu bongera ibikomere n'umubabaro muri uwo muryango Imana yaguhaye. Amen, haleluya. Wibuke ko uri product cyangwa uri produit y'umuryango wakuriyemo, kandi umuryango wakuriyemo wari umuryango uba ku isi. Hari igihe uri mwiza ufite ibyiza byinshi, ariko sese uri ko wari ufite n'ibibi, kuko nabo ni abantu batari parfait, bafite intege nke zabo. Kuko rero tuza tudafite package cyangwa igipfunyika gihagije cy'ibyiza byo gutanga mu muryango mushyashya tugiyemo, ni twebwe tugomba kugira uruhare rwo kureba isoko idakama yitwa Imana, kugira ngo iduhe package ihagije yo kuba umugabo mwiza, kuba umugore mwiza, kuba umubyeyi mwiza, kuba umuhungu n'umukobwa beza. Muranyumva nshuti z'Imana, kuko duba dufite amabresh, tuba dufite ibintu by'ibyuho biri mu buzima bwacu. Iyo tutarebye ku isoko idakama yitwa Imana, tuzatanga kagati mu ntege nkeya, tube turaza abadukurikiraho intege nkeya z'uruhererekane, ibyago n'ibibazo by'uruhererekane. Aho bikomere rero mu muryango, twakira ibyaho batavuze, niyo batavuga, twakira ibya tukakira ibya mama, niyo twaba tutumvise batongana, niyo twisanga, kuko buriya buzima babaho buri munsi byanze bikunze butugiraho uruhare, butugiraho impact. Imana ishimwe cyane. Iyo rero tutagarutse ku isoko yitwa Imana, Imana ifite urukundo rutagira condition. Haleluya. Hari abantu bagize ba papa beza cyangwa ba mama beza, ariko wabaga mwiza kuko uri uwa mbere mu ishuri. Buriya bintu ni byiza, ariko biba bifitemo akantu gahengame. Nuvuga ngo ni urukundo rufite iki condition. Ariko Imana Data ifite urukundo rutagira condition. Noneho ugakura uri umuntu ugomba kwachivinga ibintu byose, kuko uziko kugira ngo wemerwe ahantu ari uko ufite za achievement z'ibitangaza, ugakurana imvune z'igitangaza, ugomba kwemeza abantu bose. Ariko umuntu yazemeza abantu bose akazabarangiza agakura imvune. Tekereza, ugomba kwemeza umugabo wawe, ugomba kwemeza umugore wawe, ugomba kwemeza pasiteri wawe, ubwabyo ni imvune, kuko bikubuza kuba wowe. Ariko iyo ubaye wowe nyine wishakamo imbaraga ugakora ibyiza, ariko udafite ako kuho ko kwemeza. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiriye kugaruka ku isoko yitwa Imana, iyo idukunda urukundo rutagira icyo rushingiyeho, kugira ngo rutuvure bya byuho byose twagize. Abana banjye uyu munsi ni bakuru, kandi mba numva ngomba kubabwira ibyiza. Mba numva ntako ntagize ngo mbabwire ibintu byiza. Kubwira akabebe, akana gato, ndagukunda mwana wanjye, ukanamuhobera, museka, ariko namwe murebe ibyanyu biroroha. Ariko kubwira umuntu w'umusore atagize anniversaire, nta kintu cyabaye, ukabyuka umuguti mwana wanjye ndagukunda, ni bande babikora? Imana bahumugisha niba bahari. N'ababikora eda barabirazwe n'ababyeyi, cyangwa nyine bishatsemo ya soko y'imbaraga ku Mana, bamenya ko ibyo bintu bikenewe. Hari abandi rero twatinze kubimenya, kugira ngo mbwira ngo umwana wanjye ndagukunda, afite abahungu bareshya nka gutya, kugira ngo mbwira ngo umwana wanjye ndagukunda, nta anniversaire yagize. Mubyibuke, nta kintu cyabaye, mu gitondo urabyutse uramuhobera, ureba mu maso mbwira umwana wanjye ndagukunda. Ibyo bintu kugira ngo nzabikore, nshaka imbaraga kuva mu mano zikazamuka igihe zizajya kugera mu kanwa. Kandi ndi umukristo mwiza, Yesu arankunda, nanjye ndamukunda, mba numva nabivuga, ariko ni iki kimbuza kubivuga? Ubu naragerageje anniversaire zabo zose nzizi mu mutwe,
ni mbese ni ikintu cyacitse, ariko nta yindi mbasha kongeraho, niyanjye sinyibuka kubera ko igihe nakuze Data Kamara badusifete anniversaire ntabyo nigeze mbona, bari kuzifeta sabo bari bariho, nta anniversaire bigeze bamfetera, ndinda nkura nazi ko ibyo bintu bibaho. Umukobwa waje ubu ni ujye unyibutse iyo hari nka anniversaire y'umukuzina akambwira ati ndabizi ntabyo uzibuka, ati kuzina afite anniversaire, nuko nyine nanjye ngafatiraho. Bakundwa kandi baravuga ngo guhoberana n'umuti, ariko hari n'ubwo ukoresha ukamuha high five nyamara urabizi ko akeneye hug, nawe urayikeneye ariko nawe ubikura mu mano nkanjye ntibiza kuko ntabyo wahawe, ariko wabihawe facilement, abikora facilement ntanamenya ko ari n'ikibazo. Turi indembi ariko abana muri Canada muteye imbere rata. Ari umupapa ukuze twabanaga mu rusengero, yajyaga tubwira ati baratwigisha ngo tuganire n'abagore, ngo tugendane, ngo tugende turinganiye, ngo ari twigisha ngo ariko ngo ndicara ngo ngashaka ibyo muvugisha ngo ngabibura ngo batubwira ngo tugendane, ngo najye kubona nkabona ngo ngeze iriya ngo ntamusize ariko yawe amateka yewe yari ari kure cyane. Ukeneye rero kujya ku isoko yitwa data kugira ngo uvomemo ibikwiriye, kuko hari igihe tuba dushaka gukora ibyiza ariko tukabura imbaraga zo kubikora, ukajya ubona wabuze aho uhera n'ikiganiro kuko ntuzi uko baganira, ntiwigeze ubona papa na mama bicaye baganira neza, wabonaga ari induru n'imijugujugu icaho, cyangwa wabonaga baganira cya kiganiro amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Murabizi Minerva yishyuwe yego, rent warayishyuye yego, ibyo kurya yego, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Warakuriye mu kiganiro nk'iki, nawe wajya kwishakamo ikiganiro noneho hakaza ibintu bibishye mu rugo, ariko mu by'ukuri atari uko abantu ari babi, atari nuko bafite ingeso mbi nyinshi, atari uko bangana, ahubwo ntabyo bahawe bambi. Niyo mpamvu uwatangije umuryango dukwiriye kumugarukaho tubigambiriye, tubishaka n'umutima wacu wose. Iyo umuntu akoze ikintu atanga na kataloge yacyo, ni Imana yatangije umuryango. Dukwiye kugaruka ku Mana no ku magambo yayo, kuko ku Mana birakunda, ikwigisha kuba umugabo mwiza papa atarabaye mwiza, ikagwisha kuba umugore mwiza mama atarabaye mwiza, cyangwa se baba baranabaye beza. Twe kugira ibintu byose bibi ko barahari ababyeyi babaye beza bagerageje pe, kandi ni warabagize ujye ubishimira Imana, burya ntibyabaye ahantu hose. Ariko ku Mana niho harimo amasomo ahagije yakugoronzora, akagukosora, akaguhindura umuntu umeze neza. Burya hari umuntu kwicarana nawe biryoha kuko atanze amahoro, afite ubugwaneza. Hari undi muntu mwiza w'imfura mu mutima ariko arajombana kuko baramujombye teroma bamwima ijambo akiri umwana, bamubuze pfo na ruguru, nawe ntazi kuvuga ineza, niyo ayifite iguma mu mutima, ariko iyo hagiye gusohoka hasohokamo ibintu bimeze nk'amahwa. Iyo rero tumaze gukura dukwiriye gufata akanya. Hari ikintu bajya bakora, ngira ngo ibihugu bimeze neza n'amakampani ameze neza abikorera aba staff babo cyangwa se abasirikare bavuye ku rugamba, babakorera ibyo twita debriefing, sinzi niba mbivuga neza. No kuvuga wakaza akicarana n'umuganga ubizi cyangwa groupe zindi zibizi, ariko akavuga uko urugamba rwamugendekeye, kuko niba ari umusirikare yagera imbere agapfusha mugenzi we bakamurasa se, hari ibintu byamubayeho, yabonye intumbi se, yabonye ibintu bibi byinshi byamubayeho. Debriefing rero imufasha kuvuga ibyo bintu byose, none ntibizakonditione ubuzima buzakurikira hazabamo. Muranyumva nshuti z'Imana, twebwe rero kenshi ibyo nta byatubayeho, nta nibyo twari tuzi. Ariko buriya niba waragize ibyago ukabona papa watera mama we ingumi, burya bifite icyo byagutwaye. Niba waragize ibyago ukabona mama wasuzugura papa, burya bifite icyo byagutwaye. Niba waragize ibyago ukabona papa cyangwa mama aca inyuma y'uwo bashakanye, burya bifite icyo byangije muri wowe. Niba waragize ibyago ukarigwa n'umubyeyi umwe, burya bifite icyo byangije. Kuko ubu mu Rwanda twabaye imfubyi muri rusange, byabaye ibintu bimenyerewe ariko burya bifite icyo byagize gute, byangije kinini. Kandi iyo ukuze udafite umuntu ureberaho, hari ikintu byica muri wowe. Yes, turakura tukigira tukirwanaho, ariko hari ikintu byangije. Tugaruka rero ku Mana y'imbabazi, ni ukuri tukayibwira ngo nyigisha, nkosora, sinzi kuvuga neza, sinzi kwenjoyinga ubuzima, sinzi kunezererwa abanjye, sinzi. Imana ikagukosora. Ikindi bintu byinshi tujya kubyiga, tukajya kubishakira amasomo akwiriye, tubishakira ubuzima n'imibereho, ariko byagera ku by'umuryango no kuba umugabo no kuba umugore ugasanga ntitwigeze tubiha umwanya. Twumva najyaga mbabazwa iwacu i Kigali, iyo habaga
wenda inyigisho z'amakupure z'abashakanye twajya twabona igice cya sare n'abagore ahubwo iki ni igiterane cy'abagore abagabo badahari kuko hari abantu bibwira ngo ibyo ubuse ngo banyigisha iki ngo ko usanzwe bashaka kutakwigisha ikintu gishyashya ariko byibuza urakangukamo gake uvuga uti burya mfite umurimo wo gukora muri uru rugo burya naba umugabo mwiza burya naba umugore mwiza burya naba umwana mwiza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nufata rero kanya ko gutekereza ku bakureze, ku babyeyi bakubyaye cyangwa bakureze, ukabareba utikunze, sinzi niba kumvikana, uraza kubona impamvu bari bameze uko bari bameze. Iyo tubarebera mu kwikunda turabajaginga gusa, ukavuga uti papa ntiyanyitayeho, mama ntiyanyitayeho, ntiyari ahari. Ariko buryo ufasha akanya cyane cyane ku bamaze gukura, ukareba ubuzima bwa papa, ukareba ubuzima bwa mama, wafatana n'akanya no kwibaza ese kuki papa yari ameze kuriya, ese kuki mama yari ameze kuriya. Wabireba neza ugahita usanga nawe n'ibyo yakiriye, nawe nuko byagenze, nawe hari ibintu bizamubayeho byamwambuye wenda kuba umwana hakiri kare bikamugira uko yari ameze. Imana ishimwe cyane. Ntaratekereza kuri ibi bintu, muvandimwe nyine nyihanganira, ariko yari yakiriye kuba public nuko bimera, ushyira hanze n'iby'abandi kandi atari papa wanjye wenyine ari uwe. Ariko najyaga nibaza nkavuga ko twagize umupapa uri irresponsible, nkumva ndimo ndabimushinja ukuntu, avuga ariko papa yari irresponsible. Ndi mutoya najyaga numva ari byiza kuko yajyaga aparika ku kabari, harantu yajyaga avuye kudutwara ku ishuri, mumva ko twigezwe abana b'abakire twagendaga mu modoka, harantu yajyaga yadutwaye mu modoka twarimutse twaragiye kure, no akadutwara mu modoka agaparika ku kabari akatugurira amafanta n'amasadini, nkumva ni byiza kuko ntacyo nitaye ku bya nimugoroba n'amahomework. Ariko maze gukura nsanga byari bibi. Hanyuma maze gukura no gutekereza ntangira kwibaza kuki papa yari ameze gutyo. Sanga nawe yabaye chef de famille ataragira na 17 ans, nukuvuga ngo nawe yapfushije papa kare, arera bari umunaba kare, ubanza ngo yaravuye no mu ishuri kugira ngo abafashe. Nukuvuga ngo nawe nta kigero cy'umupapa afite, nawe nyine ntako atagize, ahubwo no kuba yaragumanye n'uwo mubyeyi nawe ntako atagize. Nukuvuga ngo bigira ikintu kibi. Niyo mpamvu mbinginga twebwe abagize umugisha wo kugira abana, kugira ngo dusabe Imana aho dufite ibyuho, Imana ituvure. Kuko ibyiza ababyeyi bacu turabitwara, nibibi tukabitwara. Kimwe mu bintu byiza mama yampaye kandi ntari nakizwa, mama yari umumama uri mu rugo. Ndabavuga nyine ko ntabakiriho, ntago bari aho bari ntago bari bugira ikibazo ko nabavuze. Yari umumama utuje, umumama uguma mu rugo, umumama mbona ko ari faithful ku mugabo we. Muzi ko uburyo abana babibona, uyu munsi bwa mufite akaga, hari amatelefoni bayajyamo, bazi ibyo mwandika. Icyo gihe ntana yarahari, ariko ijisho ry'umwana burya rimenya umumama uri fidèle, utari fidèle ku mugabo we, burya birabimenya. Nuko rero nzashake kwa kundi nashatse nababwiye, ntazi iyo biva niyo bijya, kandi sinari nabaye umukobwa witonze, ariko mbaye umugore nabaye umugore witonze. Ataragakiza mwiko ko atari gahari, ariko ko nari nzi ngo iyo umuntu abaye umugore ababaye umugore, ntabwo acinyuma umugabo. Urumva umumama yabimpereje atavuze. Ni byiza, ariko najya ngure ko bitarama. Iyo hatajemo agakiza ntibirama, kuko ushobora kugira impamvu yatuma ushaka kwihimura kuri uwo mugabo. Haleluya abagore n'abagabo. Hanyuma wagira impamvu ituma ubabazwa, agakiza katarajemo, ugatandukira igihango. Muzi ko mbivuga. Ni byiza ariko ntibirama, kuko biravuga ngo wubaka tubakanye n'Uwiteka yabaruhira ubusa. Gusa ni byiza. Imana ibabarire abanyamakuru bazabigira title, ibababarire nibabigira title. Kwaro kugira ngo ukunde wumve, ntago kwaro kugira ngo nishyire ku karubanda. Rero nababwiraga bagize umugisha wo kuba ababyeyi ngo abo turi bo tubihereza abana bacu. Umumama ashobora kugira ibyago akaba yarakuranye na mama uhinduranya abagabo, bikamwafekta atari uko ari kirara. Ariko muri simbizi ko nabivuga, muri subconscious nta attachment ya hatara afitanye n'umugabo. Mwuka wera atubwira ibyo agomba kutubwira. Haleluya. Rero nawe ufasha akanya ukareba ababyeyi bawe ko bari babayeho nibyo baguhereje, buryo wafata akanya ko kwibaza ngo ariko kuki mvuga nkuko mvuga, niba mvuga nabi, kuki se ndeactinga gutya, kuki se mpubuka, nibiki mpa agaciro mu buzima kuruta ibindi, burya kuki ari byo mpa agaciro. Urugero nk'iyo twakuriye mu bukene, agaciro kacu ari amafaranga, cyangwa se barigeze, n'urugero ntabwo ari necessary ngo bibe ku bantu bose, cyangwa se barigeze kutwirukana nko mu ishuri. Burya birababaza, uzi gusohora umwana mu ishuri, burya birababaza.
urugero niba twarakuriye mu bintu nk'ibyo, wakwikurira wakwibonera amafaranga, agaciro kawe gahita kaba amafaranga, uzayagwa inyuma, none ujye kuyagarura abo wagomba kuyaha batagihari, ariko kuko kuri wowe ubuzima no kugira iki? Amafaranga. Ntagire umwana wanjye bazirukana mu ishuri, ntagire umuntu uzansohora mu nzu, none ukabuze ngo n'abana bawe nibyo bakeneye byonyine, kuko nibyo wabuze bisiga icyuho mu buzima bwawe. Ariko igihe tujya gushaka amafaranga tukazajya kuyabona abo twari tuyazaniye tutakiziranye nabo, ari aba stranger mu nzu, ari aba etranje mu nzu. Iyo balance rero kugira ngo tuyigarukemo nuko dusubira ku isoko y'ukuri yitwa Imana. Kuki ikintu nshaka ngishaka cyane? Nuko kuva kera wenda iwacu bashobora kuba baraneguranaga, bakanegura abadafite amazu, abadafite amamodoka, none kumva agaciro kawe nawe nukugira ikintu iki n'iki, nukumera gutya na gutya. Rero buryo ifasha akanya ukibwiza ukuri, usubiza amaso inyuma ukavuga uti kuki meze gutya, kuki ndi actinga gutya, nibiki mpa agaciro kurusha ibindi, kuki ubumuntu bwanjye ariko bumeze gutya, ikibazo kirihe, icyampa ukanyumva. Haleluya. Kuko we nukosoka uzabasha kubikora neza mu gihe cyawe. Ni ukuvuga ngo niba ndi wa muntu wakira agati, wakira hole, nimba narakosotse, nubwo nyakiranye ubukererwe, kuko wowe yakiranye ubukererwe, niba byarapfuye kwa papa na mama babandi bandi bagiye, wowe wayakiranye ubukererwe, yakiranye intege nkeya, bizagusaba umwete mwinshi n'imbaraga nyinshi kugira ngo uzahereze abana bawe ibizima, abana bawe nabo mu rugo rwawe bose. Muranyumva bakundwa? Icyo gihe bisaba ko wemerera Imana igakosora ibyuho byose biri mu buzima bwawe. Ntidusirimuke mu gice kimwe tukemera no gusirimuka mu bice byose. Buriya ukuntu dusirimuka mu mikorere n'ibiki, ariko nka kote y'imitekerereze n'amarangamutima ntago iwacu mu Kinyarwanda ntago twigeze dusirimuka kuri yo. Wenda hano mwarasirimutse ntawamenya, ariko benshi twakuriye muri generation itakubaza ngo how do you feel, how do you feel, sibyo nibiki, ngume uriyumva ute, ngumeze ute. Twakubitaga abana tukarangiza tukabwira ngo nturire kandi wagize gute, uri muramukubita. Nuvuga ngo ibyo uko feelinga nuko wiyumva byari bifite umumaro muke. Ariko mu by'ukuri uriya muntu wamwe imbere umeze neza niwe ugira uw'inyuma kumera neza. Rero dusirimuka muri ibyo bice byose, tuzana ibyiza mu miryango Imana twite how they feel. Ese ngiye ntumba bafiringa bate, ntuma biyumva bate, nzanira iki umugabo wanjye, nzanira iki umugore wanjye, nzanira iki abana banjye, niki mpa abavandimwe banjye. Ese ntuma biyumva neza? Kwisi yuzuye ibibambura kugubwa neza, ndi umuntu utuma biyumva neza, ndi nyongera agaciro kukomera neza kwabo. Turenga urwego ruvuga ngo cyangwa uko bafite ibyo kurya ngo n'inzu, nabyo ni byiza ko arimo batabikora, bari responsable, nabyo batabyitayeho. Ariko wowe niba ugeze ku rwego rwo kubyitaho, wowe kugarukiraho utume banamera neza, bagira akanyamuneza mu buzima kubera wowe, bifuze kubaho kubera wowe, ubigiremo uruhare. Imana ishimwe cyane. Wowe rero cyangwa njyewe n'inkosoka nzabasha rwose kubikora neza mu gihe cyanjye. Of course biravunanye, ariko ibindi bintu byinshi byo mu buzima biravunana. Nta mpamvu ikintu cy'umumaro cy'ingenzi nareka kucyitaho, kugira ngo nitujya guhereza abadukomokaho tuzabashe kubahereza ibyiza, cyane cyane ko dufite inkuru nziza y'uko uyu muntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Haleluya. Iryo jambo ndarikunda kuko rituma uruhererekane rw'ibyo nakiriye rutankurikira. Imana ishimwe. Iryo ni isezerano nahagararaho rwose, nkarihagararaho. Kandi kuko dufite ibintu bitandukanye n'abantu bashobora kukwibutsa aho bati nyogosenge na so wanyu na so na nyoko, bakakwibutsa uburyo nta kizima cyabayemo. Hanyuma uzajya wibuka niba uri muri Kristo Yesu, uvuga utari ko uyu muntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Bya kera biba bishize. Kandi nukuri twabonye abantu babishobora bataragize modeni nzima, si urwitwaza, ataragize papa muzima, ataragize mama muzima, ariko agasohoka ari umugabo mwiza, akaba umugore mwiza rwose wubatse kuri Kristo, agaha abana be ibintu bizima. Imana ishimwe cyane, kuko rwose turi ibyaremwe bishya muri Kristo. Ariko iyo turangaye ntitumubemo koko, ntitube muri Kristo koko, dusubiramo amakosa twasanganye ababyeyi batureze. Nta mpano nziza rero uzaha abawe, waha abana bawe, waha uwo mwashakanye, yaruta une présence présente. Une présence présente. Nta mpano nziza waha abawe yaruta kuhaba
uhari. Murabizi ko dusigaye tuhaba tudahari. Gacurika umutwe hehe? Muri telefoni. Bakajya bamvugisha ntasubiza. Ndahari ariko singize gute? Simpari. Nukuri nta kintu abacu bakeneye kiruta kuhaba. Kuhaba tugize gute? Duhari. Mbabwira inkuru nziza. Niyo tutazi cyo kubwira abana bacu, rega rigiye ntacyo tuba tuzi. Ariko kuhaba kwawe bizanze bikunze bizarema ikiganiro. Byibuza uzamubaza nuko yiriwe ku ishuri. Akubwira ati bantsinze igitego cyangwa se mwarimu ya sinzi abinahanga icyo bakora. Uko byagenze uko ariko kose none ikiganiro. Byibuza uzanamubwira uti ntibavuga bavuga icyongereza cyangwa igifaransa sinzi ko mwayigenza, ariko byibuza uzakosora, byibuza uzareba inzara, byibuza uzareba umusatsi, byibuza azanakubona kuko afite andi masomo we muri televiziyo, afite andi masomo ku ishuri. None mwebwe mufite akaga nk'uku kwezi kwa ukwezi kwa babantu kamwurisha Inyarwanda, kwezi kw'abatinganyi, amadarapo aramanitse ahantu hose, ku ishuri birahari. Ni ukuvuga ngo ayo yose ni amakuru yakira, nutahaba uhari azajya agira ngo ayo makuru niyo mazima. Umuntu burya ashatse yaba umukobwa, umuntu ashatse yaba umuhungu, kandi yaravutse ari umukobwa. In presence presente ihindura ibintu byinshi. Kandi rero ibintu byose bidukurura bitujyana hanze y'urugo. Ariko mufite umugisha wo kugendana n'abana, ariko iyo babaye makuru murabasiga, basigara ku rugo. Ibyo nabyo no kureba uko Imana yadushoboza mukabigoronzora tukabihindura. Kandi iyi presence ibintu byose nibyitwa byiza birayitwambura, kuko akazi katujyana hanze, urusengero rutujyana hanze, ibiterane bitujyana hanze, vie sociale tujyana hanze, gutabara abapfushije ni hanze, gushyigikira abafite ubukwe ni hanze. Ibyo bintu byose mvuze si byiza? Byose ni byiza, ariko nitutabiha umurongo bizadutesha umurongo. Unda gutanga urugero, igihe nakizwaga nari mfite abana bato cyane, ko nari nkijijwe ntwita umwana wanjye wa gatatu. Hanyuma nari mfite mva kwihuta, numvaga Yesu agiye kuzaza kudutwara vuba. Sinarenganya abashumba kuko icyambere bari bato, nabo bari abasore bato barimo bashaka bushyashya, ariko twari tuzi ko gukora umurimo w'Imana ari kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, nta gusiba. None ko nari mfite n'inyota nyinshi, mu gitondo nabaga ndi mu binginzi, hanyuma binginzi barangiraga saa 9 saa 10, nkaho saa 11 agomba kuba kirite, nkaba nayo nyigiyemo. Umunsi ugashira ufite abana b'imyaka 2 3. Hari igihe twakoraga amasengesho y'iminsi 75. Ayo n'amezi 2 n'iki n'igice. Mama Hortense n'umwete mwinshi mu rusengero kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, mu gitondo na nimugoroba, abana b'imyaka 2 3 4. Ibyo bintu nta bwenge bw'Imana bubirimo, nta nubwo biri biblique. Uyu munsi nyine ko nageze mu myaka yo kuvuga icyo nshaka ndabivuga. Myaka yo kwisanzura. Bibuze mu bwenge bw'Imana. Umuntu ashobora kubikora kubera kutamenya, ashobora no kubikora kubera impamvu mbi, sorry to say, ariko niko kuri. Iyo uhejeje umuntu mu muhanda ari umubyeyi, ntumwibutse ko umurimo wa mbere afite ari urugo rwe. Uramuyobeje, nubwo umuyobereje muri Bibiliya ariko uramuyobeje. Ni byiza ko utekereza ugashyiramo n'ubwenge rwose. Ikindi habayeho, sinzi niba ari ahantu henshi, ariko hari igihe twibwiraga ko Imana iba hehe. Namwe mwagize ubwo buyobe, ninjye nyine. Ko Imana iba hehe. Ko mu rugo nta Mana ibayo, ko mu rugo tutakwiga ijambo ry'Imana, ko mu rugo wenda kuko uba warabaye umurokore usengera abana akasengesha kujya kuryama, nako kubyuka iyo wabyibutse birukanka bajyana kuri bisi cyangwa bitwarira. Ariko kwicara abantu bakiga Yohana, ubutumwa bwiza igice cya mbere, icya kabiri, bagapartaja, abagize umugisha wo kubimenya hakiri kare, Imana nibishimirwe, mwagize umugisha. Ariko ngewe nabaye iyo myaka nihuta pe, ariko ubujiji bwanjye ntimwabwishinga bwari bwinshi. Hari n'igihe navuye mu ishuri ngo ntazasanga baragiye mu ishuri bakasiga. Nari ngiye kwiga universite y'Iyerika, abazi Rwanda Iyerika yari gitangira, njya kwiga universite. Hanyuma ndeba uburyo nziga imigoroba, kandi amateraniro ashyushye, ibintu bishyushye iwacu. Ndavuga nti wapi,
umugabo wanjye ntiyari ahari, yongeye guhamagara asanga aravuye mu ishuri kera. Rero hari igihe ubura ubwenge ukabura n'umujyanama. Niyo mpamvu muri Tito havuga ngo abagore bakuru bigisha abagore batoya kwita ku by'ingo zabo, no gukunda abagabo babo no kwita ku bana babo. Ubwo abagabo bakuru nabo bakwiye kubwira abatoya bakabakebura, ariko hari igihe usanga mwese muri mu kivunge kimwe ntawe ukebura undi. Imana itugirire ubuntu. Reka tujye mu Gutegeka kwa 2:6, 5 kugeza ku 9, hanyuma ngane ku musozo. Turaza kugira umwanya wo kuganira no kubazanya ibibazo kugira ngo ibice byose bikwiriranye neza. Nongere nkubwire, ntago abakristo, abantu bafite ijambo ry'Imana, ntago babuze uko bagira. Unyumve neza nshuti y'Imana, tuvuge ko nta package nzima waherejwe, kari hagati waherejwe kari gafite ibyuho, ariko ijambo ry'Imana rirahagije kugira ngo ube umuntu umeze neza. Ubu umusore wubatse neza witegura gushaka, ubu umukobwa wubatse neza witegura gushakwa, ubu umugabo cyangwa umugore wubatswe neza muri wowe ufite ibyo atanga. Rwose ntago turi nkene. Iri jambo ry'Imana sanze ribamo ibintu byose, habamo n'ubwenge bw'imigenzereze. Nushaka ubwenge bw'imigenzereze, uzasoma igitabo cy'Imigani, ugende buhoro utihuta, rizagukosora, rikwereka ubwenge bw'imigenzereze no mu bucuruzi, no mu kazi, no mu mibanire, no mu bintu bisanzwe. Ariko en general ijambo ry'Imana rirakosora. Nkuko Paulo yabibwiye Timoteyo, yaravuze ngo ijambo ry'Imana riracyaha, rirakosora, ribwira hariya muri Timoteyo 2:3-16, riramubwira ngo rirakosora, riracyaha, rimenyesha umuntu ikibi. Iri jambo rifite ubushobozi bwo kubikora byose. Ikindi rikosora neza, kuko iyo abantu ubwabo badukosora, ahubwo twumva baturenganyije cyangwa batatwumvise, ariko nuribamo rizagutunganya, rizagukosora, rizaguhindura umuntu ufite uburere bwiza wahawe n'Imana, bwagereka kubwo wagize umugisha ugahabwa n'ababyeyi. Niyo waba warireze uri imfubyi, ijambo ry'Imana nuribamo rizagukosora. Urabona hari igihe umuntu aba wenyine. Mu bintu najyaga numva n'abana nyuma ya Jenoside, nuvuga ngo ariko uzi kubura umuntu ushyira birote, ngo uzi kurangiza amashuri ukabura umubyeyi wakwerekana birote, kandi koko ibyo bintu birababaje. Noneho ugakura utyo ukirera, ukaba uri nka Ottawa, waba uri Ottawa ukabona abantu bagiye mu Royal, tuvuga uti njyanye nabo. Noneho wasanga bari mu Royal ukavuga uti bagiye handi ni hehe ko ntandi ndamenya, tugiye Toronto, ugahita ujyana nabo. Ni ukuvuga ngo kuko wari ukuze wenyine, nta ubazwa, nta ugushinzwe, nawe nta ushinzwe, wari umuntu ugenda. Ubwo mbizanye iwacu i Kigali, ukaba uri i Kigali ukabona abagiye i Gisenyi ukabujyanye nabo, wasanga bakomeza Kampala nabo ukaburagiye, nta umenyesha, nta usaba uruhushya. Noneho wagira kaga ugashaka niyo mitekerereze. Umugore akajya yumva ugeze i Goma, ejo akumva ugeze Kampala. Ibyo bintu ukabikora uri umugabo cyangwa uri umugore, kuko mu butoya nta muntu avuga ati baravuga iyo bagiye kugenda, baramenyesha. Imana iduhe guhindura ibi bitwakiriye. Ariko ibyo bintu byose iyo utinze mu magambo y'Imana aragukosora. Reka tujye mu Gutegeka kwa 2:6, 5 kugeza ku 9. Haravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ahangaha Imana yabwiraga Mose nawe arimo asubiramo ubwoko bw'Imana ibyo bagomba gukurikiza. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe. Namwe izanyu niko zivuga. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Umwete urawukura hehe? Nuko nawe ahora ku mutima wawe. Muranyumva nshuti z'Imana? Nadahora ku mutima wawe uzabitangiza, ubitangize muri uku kwezi turimo, ukwezi gutaha bizaba byarazimye kera. Namwe bijya bibabaho? Ingege nyine. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Muri make ijambo ry'Imana rihore ku mutima w'aba babyeyi. Hanyuma ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo y'inzu yawe no ku byugarira byawe. Mwibuke ko icyo Imana yashakaga ari uruhererekane, generation na za generation ziyubaha.
kugira ngo izo generasiyo ziyubahe. Ntabwo kari akantu ko gupfa gukora gutya hazari igihe babonye umwanya. Muranyumva bakundwa? Haleluya, haleluya. Byari ibintu bisaba kugirira umwete no kubihozaho. Aya mategeko uteye uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ijambo ry'Imana rigwirire muri wowe. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Nugira umwete wo kwigisha abana bawe, hanyuma hakaza kuriya kwezi kw'abatinganyi, umwana wazaba yaramenye ko Imana irema umugabo n'umugore ari mutoya. Ukomeze ubimusubiriremo. Niba mwigisha ya teori ya Darwin, uzaba waramubwiye ko Imana ari umuremyi w'ibiriho, ko bitavuye muri Big Bang, byicare mu mutima we, azatangira kubifata atabitekerejeho. Ariko nibyo yabwiwe na papa. Ziriya teori ni ziza, zizasanga byibuza hari ikintu kiri muri we. Twarenze cya gihe, sinzi niba twakirenze, ariko twarenze igihe cyo gukora ubukristo bwikoze. Muri make waratomboye ugwa mu gakiza, none urashaka n'umwana wazatombora kakagwamo? Ntabwo ari byo. Imana yari Imana y'umuryango kuva kera, mu isezerano rya kera, yewe no muri shyashya. Wa murinda gereza kizwa, bari abagabo b'Imana baramuganirije ngo we n'inzu ye. Tubona kenshi abantu barabatizwanyaga n'urugo rwabo. Ikindi, igihe Imana yakuraga abantu muri Egiputa, Imana yabwiye Mose ko bizagenda. Hanyuma Mose yavugana na Farawo. Hanyuma Farawo akamubwira ngo mugende mwenyine. Ariko Mose akavuga ngo twebwe ubwacu n'abagore bacu n'abana bacu n'ubutunzi bwacu tuzagenda tujye gukorera Uwiteka. Nuvuga ngo Satani abagira ngo hacomoke umugore akizwe, hacomoke umugabo akizwe, ariko gukizwa nk'inzu yose Satani akabirwanya yivuye inyuma. Niyo mpamvu wakijijwe bibaye umugisha agatangira ari umugabo, burya byaba ari byiza, ariko hari igihe batinda kuza. Haleluya. Hakabanza abagore. Ariko igihe umugore abanje kubw'imbabazi z'Imana, akwiriye kubaza aya magambo y'Imana, akagira ubwenge bw'Imana, ntagendere mu kigare, kuko natwe tugendeye mu kigare tubuza n'abagabo bacu gukizwa. Kimwe bambwiye ibintu bibera mu cyumba kimwe cy'amasengesho, aho umuntu aza akiyambura ubusa akavuga ibitavugwa, avuga umugabo we utari wakizwa. Nkavuga muri uyu mugabo ubamenya, murabona musagare telefone n'abantu bari coding utanabizi. Ubundi uyu mugabo aramutse yumvise aya makuru amuvugwaho hano, ubundi yazinjira aho hano. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Ugiye avuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Wagira ngo ijambo ryandikiwe twebwe, kuko ni twebwe tugenda twumva turi mu nzira. Wagira ekuteri urimo ukora siporo, washyira mu modoka ijambo ry'Imana, wagenda wumva aya magambo mu nzira. Ngo nuko uryamye, nuko ubyutse. Kubera iki? Isi yuzuye amakuru apfapfanye. Nitutagira umwete wo gufata amagambo y'Imana ngo tuyabwire abana bacu bikiri amategeko, kugeza igihe tuzagera muri ya myaka yo kubasuggestinga, byibuza hazabe harimo base yamaze gufata. Ariko mwibuke ko kugira ngo bishobore, nuko nawe uyahorana hehe? Ku mutima wawe. Bikaba iby'ingenzi kuri wowe, bikaba ibyibanze kuri wowe. Bitari ibanze uzabishyuha bite bizima. Ariko wafata icyemezo uyu munsi ukabana n'Imana yawe neza, kubaka umubano wawe n'Imana. Haleluya. Dufite data utagira defo, dufite data udukunda ntacyo aduciye, dufite data utubabarira, dufite data uhora dutegereje. Hanyuma tukongera tukuvuga ngo turagarutse niba twarawutakaje, niba uhari kandi tukawubaka kurushaho, amagambo yakatwuzura kugira ngo ahore ku mutima wacu, hanyuma tubashe kuyigisha abana bacu. Ngo uyahambire ku kuboko kwawe. Uyu munsi twabishyira muri telefone akubera ikimenyetso, ariko bo bari bayafite icyo gihe. Ngo uyahambire no mu ruhanga rwawe. Bagiraga akantu nibagiye uko kitwa, niba ari phylactère, kameze nk'aka gakoze mu ruhu, bambaraga ku gahanga. Hanyuma ko kari gakoze mu mpapuro, ariko ikibizirika gikoze mu ruhu akakambara mu gahanga. Yesu yigeze kubanegura avuga ko bagendana ibyanditswe bakarushaho kwagura impapuro ziri kuri bo, ariko ntibabivive. Hanyuma Imana iturinde ikirokore cy'uburyarya, kuko burya abana bacu barabizi ko dukijijwe, nabo twashakanye barabizi ko dukijijwe cyangwa tudakijijwe. Icyo Yesu yabagayaga muri Matayo nuko bagendaga izo mpapuro zanditse amategeko y'Imana, ariko babuze ubuntu n'imbabazi. Imana ishimwe cyane. Bo rero babishyiraga mu bikorwa, ariko gutyo bakabyambara mu gahanga, ku gituza n'ibindi nk'ibyo. Icyo dusabwa twebwe nuko ijambo ry'Imana riba mu mitima yacu. Haleluya. Tukabaho nk'uko rivuga, tukemerera Imana ikadukosora, tukemerera Imana kubamba kamere yacu, kuko uko kamere yanjye ibambwa niko imbuto z'umwuka ziba nyinshi. Buri imbuto z'umwuka harimo ibintu byiza byose, ugize uwo mwashakanye ubifite rwose waba utuye mu ijuru. Harimo ubugwaneza, harimo guca bugufi, harimo urukundo, harimo imbabazi, harimo ibyifuzwa byose ku muntu. Ariko kugira ngo imbuto z'umwuka wera zigwirire muri nge, nuko mba nabambye kamere. Kugira ngo kamere yanjye ibambwe, nuko nemera ijambo ry'Imana rikanyobora. Mana ishimwe cyane.
Haleluya. Hanyuma kamere yanjye y'ibambwe, icyo gihe simbamba mugenzi wanjye. Ariko iyo kamere yanjye itabambwe, habambwa nde? Mugenzi wanjye, kuko niwe nzasaba kunyihanganira iteka. Ubwo se ntubumubambye? Uzi ibintu byose yihanganiye mu kazi, uzi ibintu byose yihanganiye by'amadeni ya banke, uzi ibintu byose yihanganiye by'imirimo yo mu rugo, nurangiza umugereki wo kwihanganira nde? Wowe. Ariko ubambye kamere yawe, wahinduka umuntu uryoshye kubana nawe, umuntu yataka kuruhukiraho. Mureke tubiharanire kandi Imana yabiduha rwose. Mu Migani 24:3 kugeza kuri 4 haravanga ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Iri jambo ndikunda mu Kinyarwanda, numvise mu zindi ndimi zitavuga uko. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mu ibintu byose by'igiciro n'iby'igikundiro. Haleluya. Iby'igikundiro ubwenge burabizana bikaba mu ngo zacu. Nitwubaka nkuko twiyumva, tuzajya dukora amahitamo mabi ngo yandakaje ngo nanjye nyine nagomba kumwumvisha. Ariko nitwubakisha ubwenge, tuzajya tureba ikigize umumaro, ikiramba, icyungura mugenzi wanjye, icyungura abana bacu. Mu bintu bimbabaza uyu munsi nyine kuko mbaze kuba mukuru, iyo mbimenya nanjye kuva kare, n'abana uburyo babigwamo. Buriya ufasha akanya kicaza abana bawe ukababwira ububi bwa se cyangwa ububi bwa nyina, uba wishe umwana. Nawe byakunaniye kubyihangana uri mukuru, ugiye kubikubita ku mwana, kandi uriya mwana papa we ntibazamugurana na nyina azaguma ari uriya. Uramwicira iki? Bishyire Yesu, cyangwa ushaka umuntu mukuru muganira ufite ubwenge buzima bwavuguruwe n'ijambo ry'Imana. Kujogana n'umuntu mukuru, bambwiye ijambo riteye isoni abantu bushize, yari umwana twiganye ahantu, bivuga ngo abantu bakuru babagirira ngo nibo ngo mugomba kugisha inama. Nibwo nari nkiryumva, aravuga ngo nibiki ngo birakura. Namwe murabizi? Ntago murizi? Riteye isoni. Aravuga ngo nibigoryi birakura. Urumva tubwira abantu ngo bagisha inama abantu bakuru, ariko abantu bakuru bose siko bari sage, kuko nabari bipapfa ari bato bakuranye ubupfapfa. Ariko kubwira umwana ububi bwa se, ububi bwa nyina, nukura wikoreje umwana poa ibiro byinshi by'ubusa. Kandi iyo turi mu gasigane ushaka kwigarura umutima w'umwana, uragenda ukamubwira ububi bwa se n'ububi bwa nyina kugira ngo nyine umwigarurire, ariko uri murica umwana wawe. Bishyire Yesu, ushaka umuntu ufite ubwenge buzima bwavuguruwe, ushaka umuntu ukunda umuryango, ushaka umuntu bakunda mwembi, aba ari ubibwira. Kuko buri umuntu ukunda umugore akanga umugabo agakunda umwe muri bo, uwo si inshuti y'umuryango, uwo ngo azabasengera. Umuntu ukubwira ibintu ngo ndabikubwira ngo ariko ntuzabibwire kanaka, ubwo aravuga umugabo wawe, ntuzabibwire umugore wawe. Iyo ni inshuti itari yo gutindana. Inshuti y'ukuri bakunda mwembi, irashaka ubumwe bwa mwembi. Bimwe mu bintu bijegeje icyo twita umubiri wa Kristo uyu munsi, n'abashumba batari nyabo binjira bakadiviza, bagatandukanya umugore n'umugabo. Ugasanga umupasiteri afite ijambo mu rugo kuruta umugabo muri urwo rugo, kuruta se kamvuga umugabo, kuko abagore nitwe kenshi tubijyamo cyane. Umugabo nubwo yaba ari umupagani, niwe mugabo muri urwo rugo. Ntago ngo haye uruhushya rwo gupagana cyane, kuko ibintu byose ubiba nawe uzabisarura. Uzabisarura, kuko kupagana burya abana barareba, none ukazamona abana bikubiye ku mubyeyi umwe, kuri mama, ugasigara ubirwanirira ngo bakugarukire, ari wowe wabyitwayemo nabi. Ariko umugabo ni umugabo kandi ni ukubaha, niko Imana ibivuga. Reka ndekeraho ne kurondogora. Rero ntuzubake cyangwa ufata ibyemezo nkuko wiyumva, uzibuke ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Hanyuma uzana ubwenge mu magambo uvuga, uzana ubwenge mu bikorwa ukora, ukoresha ubwenge mu kurera abana, mu buryo ubanye n'uwo mwashakanye, mu buryo wita kuri finance zawe, wowe kubura ubwenge rwose, kuko nububura uzafata ibyemezo bibi. Wibuke ko Imana yabwiye Abraham ngo icyatumye nkumenya. Abraham yari umuntu w'igitangaza amaso y'Imana. Uyu munsi twitwa abuzukuru be, ariko icyatumye Imana imumenya ni ukugira ngo areme kubaha Imana mu rugo rwe, atanga umurongo mu rugo rwe, bibe biri strong, bibe bikomeye ku buryo generation na za generation zizabihererekanya. Uyu munsi ni twebwe dufite agati. Niba uri umubyeyi, uyu munsi no ufite kare agati
ejo esheke zawe, kunanirwa kwawe, kutabyitaho kwawe nibyo tuzahereza abana bacu. Nimureke tube maso, nimureke twinginga Imana ikosora ibyuho biri mu buzima bwacu. Aho uri uyu munsi byibuza wirundarundi, ubwira Imana uti ibyo nishe narabyishe, ariko ndaje ngo umpe imbaraga, unyubake, hanyuma unyubakire, nzahereza abana banjye ibyiza. Imana ibahe umugisha. Data, reka dusenga gatoya hanyuma umukozi w'Imana akomeze gahunda. Data, ibyo tuvuze ni bikeya ku biri mu mitima yacu no ku biri mu buzima bwacu, ariko buri umwe muri twebwe uramuzi, uzi ibyo arwana nabyo, uzi ibyo yakiriye mu butoya bwe, uratuzi Mwami, ariko urihagije, ufite n'imbaraga zo kudukosora no kuduhindura. Ntujye ugira ubwoba bw'ikintu na kimwe wasanga muri twebwe, kuko imbaraga zawe zirahagije. Tukuzaniye ibyo twishe, tugusabye andi mahirwe. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi, aho tutabaye urugero rwiza ku bana bacu, kubo twashakanye, uduha imbaraga n'umutima uciye bugufi, kugira ngo tugomba gusaba imbabazi dusaba imbabazi, ibyo tugomba kubaka tubyubake. Aho twaremereye abo twashakanye Mwami, turagarutse ngo dukosore, uduhindure, uduha umutima uciye bugufi. Aho ibyuho byo mu buzima bwacu Mwami w'abami byatumye tuba abagore babi, abagabo babi, basore n'inkumi bameze nabi, bashaka gukontorora, bikatujyana mu ngeso mbi zitandukanye no mu mikorere n'imivugire mibi bitandukanye, tugakoresha autorite mu buryo butari bwo. Abagore babonye ba mama wabo bacinyagazwa, bagakura bahindutse ingare Mwami w'abami, kuko batamenye ibizima. Ababonye ba papa babo babyuzinga ba mama babo, bagakora defense. Abagabo se babonye ba mama bavuga nabi, nabo bagahita bakora defense ngo bataganzwa na Mwami. Dufite ibintu bitandukanye, abana bireze se tutagize utubwira ngo sigaho, garukira aha Mwami. Tukuzaniye ibyo byose n'ibindi tutazi, ariko ngwino winjire mu mimererwe yacu, utureme bundi bushya. Warasezeranye ngo basha no gutanga imitima mishya. Twubake Mwami, tube imiryango mizima, kugira ngo ibyo duhereza abana bacu bibe ari bizima. Duhishwe mu maraso yawe, imigambi y'umwanzi Satani yo gusenya umuryango itsindwe burundu mu izina rya Yesu. Amen.